Arakoze cyane Albert Gakwaya, mwakoze cyane mwese gukurikira izo nyigisho duhaye. Habaye ikibazo cya tekinike gatoya, ijwi ryacikagurikaga ariko twagerageje kumva. Ndakeka ko mwese mwumvise ibyo tuganiriye. Albert, reka nkubaze akabazo gato cyane. Hari ibintu wavuzeho byinshi bitandukanye ariko wavuze ku kintu cyitwa groupe parole. Groupe parole ko zigenda zifasha abantu, ariko se nk'abantu bahuriye ahantu hatandukanye, ari abantu mutaziranye, uwo mu Bubiligi, abantu bari muri Canada, muhuriye muri Canada mwese muvuye mu Rwanda, ariko u Rwanda nyine ruranda nk'uko bivuga ni rugari, umwe avuye Cyangugu, undi avuye Gisenyi, undi avuye Kibungo. Ni gute umuntu yakora kugira ngo yizere mugenzi we niba ajya muri groupe parole, aze kubasha gutinyuka avuge yisanzuye? Hari ikindi nawe mwakomojeho, navuga muti mwigisha abana mudatandukanye cyane na gahunda za leta, mudatandukanye cyane n'imyaka yabo, kugira ngo nabo bagende bamenya ibirimo, ariko mubasigira n'umwanya wo kugisema cyangwa gutekereza ku byababayeho. Ese ntabwo habamo gutanga information mu buryo buri byiza, bitewe n'uko hari ibyo udashaka kubwira umwana bitewe n'imyaka ye, cyangwa bitewe n'uko hari penche cyangwa uruhande runaka uherereyeho. Aka gatatu navuga ngo twavuze kuri post traumatic disorder. Kuki nyuma y'imyaka 26 uyu munsi tubona abantu benshi bagenda barushaho kugira ihungabana, kandi mu gihe cyabanje bataragendaga bigaragara cyane? Abantu bari bakomeye mu gihe cyashize, uyu munsi akaba ariko batangiye kubasha kugira ihungabana, ikagirana n'ubundi buryo buri opposite. Hari abandi batangiye gukira mu myaka 26 bagatangira kuvuga ubuhamya bwabo, ariko hari n'abandi ahubwo mu myaka 26 ariko barushijeho kugenda barushaho kumera nabi no kugira ihungabana cyane. Hari impamvu runaka ibitera muri psychologie mwatubwira, wenda tubasha kumenya uko bimeze? Urakoze cyane Musoni, ibibazo ubajije birakomeye cyane kuko ni naho bishingiye byose. Ikintu cyerekeranye na groupe de parole, ndagira ngo manze mbabwire ko ntabwo ari groupe de parole umuntu ashobora gushinga abantu batandukanye gauche à droite, kuko birakomeye cyane none kubikorera muri audiovisuel, kuko rimwe na rimwe tuba tunitegereza amafigire, amafase y'abantu, kureba amadilatation, kureba amamuvoma microsismique, kureba amalangage non verbal, kureba ibishoboka byose, kuko hari umuntu ufite parole, ufite icyo ashaka kubwira abantu ariko ataragera courage yo kukivuga, ariko amaguru ye afite icyo bita za nervosité, amaso ye afite ikintu ashaka kuvuga. Ibyo rero urumva ibyiza nuko habaho abantu, byaba byiza ntibarenge abantu 12, tukigana none gahunda yo kurekerana umwanya wo kuvuga, kugira ngo ukubwira abashe kwaritikira ibye, kuko mu kukubwira abakora icyo bita mentalisation. Iyo groupe de parole rero ukuvuga ngo nta soni kwiriye gutera buri muntu ari wese. Ni ibintu bisanzwe, abantu bashobora kwiyaranja bakajya bahura, abatuye Edmonton bagahura nko gatatu nimugoroba, kuko n'ubundi hari igihe tujya duhura tugiye muri barbecue, hari igihe tujya duhura tugiye mu kunywa agacupa cyangwa rimwe, hari n'igihe twanabikora mbere yo kujya kunywa ka gacupa. Ndetse rero ibyo bintu bikagufasha kuko rimwe gukora icyo bita ako kantu k'iminota 20 k'isaha cyangwa amasaha 2, buri wese ukamuha umwanya wo kuvuga. Muzabigerageze murebe, buri wese mugera isaha yo gutaha buri wese ashaka kuvuga. Rero kandi wabajije uti abana ntabwo navuze ngo wenda peut-être nabivuze nihuta, kubera ko narebaga ya minota nanihaye nayirengejeho. Abana ntabwo umwana mutoya utazi no kubaho ushobora kumubwira urupfu. Ntabwo umwana mutoya ushobora kuza wihuta
utisha utiye ukagira imana batugiriye gutya c'est vrai niko byagenze ariko wa mwana ni hari imyaka ya gravire buryo iyo wafashe CD ukayigrava amasede ya kera yitwa atari rewritable ntabwo wasibaga ibyari biriho uwo umwana uhari ikintu umubwira ukamuteye kwanga abandi ukazaba umuhaye ubusiyo fakiriti ikomeye yo kuzajya ahora yangana neza ukamuremeye icyo bita kirazira iri mu urwango rurengeje uruhagije uvuga ngo icyo ushaka ni ugukora umuntu uzaba solide muri societe uzaba integre uzirinda iteka ryose guhemuka uvuga ngo ni ukureba rangaje uvugiraho mbahe nk'urugero muri sexuality ushobora gufata umwana utaragera muri primaire atarareba disappareil genito n'ibindi n'izindi nzungano izo ari zose ngo umwigishe ngo rero ukuntu bakora mu waba utangiye gukora operation uvuga ngo ugomba gukora ku buryo umukakano utakagira kaburo akagize ka nabi kandi katari kabikeneye kuko nawe bazabikwishyuza uzajya gusaza n'ubugira amahirwe ugasaza akumereye nabi et puis ta conscience nayo izajya kwishyuza icyo kintu tuyu mwana waramuhemukiye kuko ni wowe wamuprogramye gutya kuko ni programmation uvuga ngo umutegure ugenda umubwira uti ibintu byagenze gutya umubwire gutya na gutya azakubaza ati se sogokuru yagiye ko ntayambona sogokuru ntayambona nyogokuru umubwira uti genocide byagenze gute muri genocide ntihabayeho intambara ntabwo abatutsi batsinzwe icyo gihe uko byagenze abantu bari barengewe na leta bafashe decision baravuga bati tugiye kwica abangaba twamenyereje aba bantu tugiye gutanga ibitekerezo by'uko habayeho ibi n'ibi ukamuha iyo histoire iyo umuntu mukuru noneho yarangiza akavuga ati umubyeyi wanjye ntiyambeshye ntabwo yambwiye ibintu bibi nawe akazahitamo atangiye kuba umuntu mukuru atangiye kugira rationalisme nanone kumuhisha ko abo bantu bishwe nabyo ntabwo biba ari byo kubera ko no seulement no kutagirira icyubahiro baba ikindi gikurikiyeho rero wambaje uti PTSD iragenda igaruka cyane disorder ni post traumatic stress disorder resilience yitangiye kwitura hasi hatangira kuzamuka bya bizazane resilience no guhora uzamuka iyo ukubiswe cyane nk'abarescape ba genocide n'urya n'abasirikare iyo ubashije kubikanaliza neza uba ufite information nyinshi zishobora kugupermeta gusiriviva mu buzima bwinshi ariko iyo utabikanalije ngo ubihe sense za information aho kugira ngo zikubere zigutera amacumu zikakubera iziguproteje icyo gihe iyo wakoze icyo bita canalisation ufite amakuru menshi uheraho nta cyakunanira kandi ubukorera tours za pare psychique ziba zarabaye nyinshi par rapport à tours zindi ukuvuga ngo abandi baba bafite moteri ikorera muri tranquillité wowe ukorera muri moteri ikorera kuri repère nini cyane yihuta ufite niyo ureba ibintu byinshi buri kuri ararume ubu control ibintu byinshi arafo uvuga ngo rero gutransforma iyo umuntu yagize ibyago akagira post traumatic stress disorder nyuma y'imyaka 16 uvuga ngo resilience yagabanutse bitewe n'iki hajemo wenda peut-être ikibazo cy'icyo burya diagramme y'umuntu witwa Maslow irya ikintu cyitwa sécurité na économie hago nicyo kintu cya mbere cyica ubushobozi bwa resilience nicyo kibugabanya cyane no kuvuga ngo rero buri muntu wari wese akwiriye gushobora uko ashoboye uko ariko kose akarodinga ubushobozi haba hehe akirinda ikimubuza amahoro sécurité abayifite no kuvuga ngo iwacu irahari aho muri Canada irahari ndahehe none wa muntu akagira ikiba gisigaye rero no gukora ordre muri wowe none ikindi kiba gisigaye no kuba en harmonie avec tes morts tes défunts tes chers défunts n'abawe iteka ryose baba bagusaba dignité kuko gushingura umuntu udashinguye nta na rimwe tuzigera tuba en harmonie avec lui kubana nawe na harmonie nukongera kureba de mécanismes zoroheje zo kumushakisha kumukorera des rituels n'ibindi byinshi
ibyo byose rero birakorwa ntabwo bigoranye ni ukuvuga ngo ni ukubyirinda ntabwo turi imbaho ntituri n'ibiti icyatwinjiyemo ni kibi kandi kizahora kitugarukaho ifu rero guhora iteka ryose dusa nkaho tugisasira twongera no kujya kugisura ibi ni urugero ndimo kuvuga natwe babitwigishaga n'ababitwigisha n'abo ba friend bose barabivuga bati ikintu gishobora kukwica gishobora kuzakugaruka iteka ryose uhora ugisura ukakiranja ukanacyoza ukareba aho kiri kigeze nicyo kikurinda kuzamererwa nabi. Traumatisme ushobora kuyigira itarajyara surface ukabana nayo ikanagufasha ndetse kurinda no kubasha no gukira no kubaho cyane ariko iyo uyinyora wisuzugura ni ikibazo. Ndumva sa nkaho nsubije ibyo bibazo urakoze Robert wagejeje gusubiza afite ikibazo tekinike ntabwo irimo kudukunda neza ngo kubaze ariko mbere yuko hari n'abandi baza kunyandikira ibibazo bafite hariya hari akandi kabazo gato cyane nshaka kubaza Excellence Ambassadeur igihe yatuzagaho ijambo ryatubwiye ukuntu hari abantu bitwikira gucika ku icumu bakavuga ko bacitse ku icumu hanyuma bagaheraho bazana ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Tuzi benshi kuri za social media bavuga ko bacitse ku icumu cyangwa bavuga ko bahuye n'ibibazo by'ihungabana kubera jenoside yakorewe Abatutsi ariko wakumva narasiyo zabo ugasanga barimo baragenda baganisha kwipfobya cyangwa kuvuga ko niyo jenoside itabayeho cyangwa hari n'ibindi byabaye. Ese ibyo ngibyo muri psychology mwebwe mu giti cyangwa mubona bihuriye he n'ibyo turimo muri iyi minsi mu myaka 26 ishize? Abenshi n'abana bakoze jenoside abandi bamwe bavuga ko bayirokotse byanantandi tutazi n'inkomoko zabo cyangwa utazi naho bava niba ko barayirokotse cyangwa bamwe barayikoze cyangwa ababyeyi babo barayikoze. Mwatubwira aho bihurira n'ihungabana iki kibazo kuri roburo afite hari n'igihe abataru nécessairement atari generation yakoze ya extermination ya purification ahubwo ababo bagerageza kuramira l'image icyo bita self image familiale image identitaire ya famille kuko nicyo navuga ngo tuzirinde kuza umurage mubi abo tubyara ubu nabo tuzasigara kuri inosi ukora ikintu kibi cyica abantu kigahinduka kikagutera ikintu cyitwa deculpabilité zihoraho iteka ryose noneho za culpabilité ukazitransmeta no kubawe kuko en fait non seulement la justice isanzwe hakavamo na justice none isanzwe tubamo mu mutwe iyo bita sur moi iyo ihora igushinja iyo itanagushinje ton inconscience iragushinja urimo guseka wasetsa watwenze warangije ugahita utekereza ikintu kibi ukabona kiraparesheje utangiye kurelaxinga ikintu kibi kigahita cyaparesa muri ton inconscience hazi bibi by'akarengane kabacu by'abaduhe ama exaction yatuberagaho babandi rero nabo kiraza ariko nabo noneho hazi ikintu cy'ukuntu umuntu umwe yafashe decision kandi atashobora kwidissociaho ari wakomokaho agakora ikintu kibi ku izina ryabo ndetse n'abazabakomokaho bagatangira gudeveloper ya mechanisme ya gukora icyo bita faux self no kuvuga ngo yo gukora guseripanta kugira ngo ugerageze kwa brigada no kugabanya ingufu bya bindi bigufiteho afite ni uburyo appareil psychique ni icyicaro cy'ibitekerezo gikora kugira ngo kigabanye ijya soko ry'umuntu kubombarida ukeka ko kubombarida niyo atakubombarida ugasanga wiyenkorpoyemo icyo kintu ugasanga wowe nabo buri afite wana bagira n'inama akababwira ati genda wakire ko iki kintu wowe ntaho uhuriye nacyo wowe wari ufite imyaka 4 ni nko kutashobora kwica umutwe urahakana jenoside yakorewe Abatutsi ute kandi hari umuvandimwe wawe urimo kuyivuga
ibi bintu biranditse nta hantu ushobora kubivuga, biravugwa n'umunyamahanga n'uwahehe, amahanga yose isi yose yarabyereka. Jenoside nta muntu ihakana. Iyi jenoside yakorewe abatutsi bagenda batubwira 800, 100 niyo ese wabigira umubare w'abantu 4, wabigira umubare w'abantu 5, muri 5 bari bariho cyangwa 17 bari bariho, ukica 14 hagasigara 3, ni ukuvuga ngo cya kintu cyarabaye, ni ikintu ntushobora kugikura. Biragaragara n'uwareba hararo hose, ingo zose, amazu yasenyutse, inzu si bifite abantu bangahe. Ubwo ngo rero na wa wundi ushingira kuri izo information rimwe na rimwe bimufasha kugaruka muri realite, akava muri ya fausse info imutera icyo bita basic anxiety, icyo bita base anxiety de base, ituma aho riteka ryose afite speed, afite ingufu, tropisme imuganisha kujya guhakana kiriya kintu abantu bakoze batamugishije inama. No kuvuga ngo muri baba none uwo bikoze we biba byumvikana, aho bashaka iteka ryose kugira ngo arebe ikimurengera, ariko wa mwana utaro birimo uriya we to utare azabura amadone, ifoko n'abandi bose bagerageza kubivuga, natwe tukaba riside, tukaba bazima, tukirinda gucika intege. Abarescape bakababo icyatumye basigara, kuko on ne sait jusqu'à présent impamvu uwo muntu ariho, uwo muntu yarokotse, mission yasigiwe ni iyi, igomba kugira kahe kamaro kuri babandi bose basigaye, ndetse no kwisi itari maléfique, itari ibintu bibi. Undi muntu mbona wanditse ngo kwibagirwa ibintu byabaye muri jenoside hamwe n'ubuzima bwa mbere ya jenoside, iyo ni trauma cyangwa ni ikindi? Ibi ngibi ni kimwe mu bimenyetso byinshi bigaragaza atrophy ya hippocampe. No kuvuga ngo aho muri zone y'ubwonko bwacu hari akazone ka emotioneri, ndetse ari naho habamo n'ikicaro, habamo n'ububiko bw'ibyiza, ndetse hakabamo n'ibibi bihora bitwibutsa ikibi. Iyo rero ikibi kije gituma yindi bitse ubuzima bwawe bwose, burimo wawe, burimo abawe, burimo naho wari uringana, n'icyo bita memoire biographique, byose bikaba atrophy. Nta kintu kindi gikura muri mind ibintu uretse expression yihe, gukora icyo bita kubivuga, ubibwira umuntu wizeye, utagucura amagambo, guhana amajambo, cyangwa se kujya ku muprofessionnel, kuko hari igihe ibintu biba bikomeye nka traumatisme quand même d'ordre ituruka kuri jenoside. Ni ikintu gisaba rimwe na rimwe umuntu wumva na context yawe, kuko hari igihe ujya kubwira umuntu bihita byamfonsa wowe. Ifo kureba umuntu rode ubizi, ubimenyereye, akagukurikira, noneho mukaganira, hakabaho échange systématique. Ndabamenyesha ko nta na rimwe bijya bibarezora imbere y'umwaka n'igice cyangwa 2, kandi ariko odebi niho biba bibi, ubundi bikubera byiza gute? Ubu urimo kugenda ukora, uzarebe nk'igitoyota cyikoreye ibintu nabi, bipakiye nabi, ugasanga umufuko umuparitse uhengetse, ugize gute. Iyo haje umuntu usanzwe azi gupakira neza, ya Toyota igenda neza. Ndavuga Daihatsu n'indi ntigenda rubiriki. Nawe rero umuntu ikintu agufasha n'uwe no kwipakirira, ukabishyiramo, ugasigarana na espace yo kuzajya gupakurura aho bikenewe, ukasigarana akantu keza mu mutwe. Nta maji ibamo, nta muntu ushobora kuzana baguette magique mu munsi umwe ngo bite birangira. Oya, arakoze cyane Albert, ngira ngo hari ikibazo yari afite ashaka kubaza. Hanyuma ko mu nyumva ndabumva cyane. Albert aranyumva? Ndabumva cyane. Ya, nari mfite ikibazo kimwe wagisubiza, ariko hari akantu gato ngira ngo nongereho cyerekeranye n'icyo Musoni yari yabajije, wagisubiza, ariko akantu gato ngira ngo usubizeho nk'umuntu bizobereyemo. Ni ikintu cyerekeranye n'abana, gufasha abana babaza ibyabaye. Ndatanga urugero nko kuri uwo muhungu wavugaga amapoeme
kera afite imyaka 10 yigeze kumbaza ahereye ku byo yabonaga dukora twirirwamo hano muri memory page n'ahandi, yigeze kumbaza ati ko mwari muzi ko bazabica mwaberaga icyo akora cyose. Icyo ni ikintu gikomeye gusubiza umwana, ntabwo kigoye ugisubiza abantu bakuru bamushyira mu mateka y'Abanyarwanda, ariko iyo kibajijwe n'umwana biragoye kumusubiza. N'ubu agize imyaka irenze inshuro ebyiri harimbazaga imyaka 10, ntabwo ndamubonera igisubizo ndamusubiza. Aho kugira kuko yabonye nta gisubizo nigeze muhaye, urabona yageze ubwo nawe ahahamukishwa n'ibintu atigeze abona, ahora muri ibyo bintu by'amapoeme n'indirimbo aririmba n'ibyo aririmba n'aririmba buri. Nkaba nibazaga rero impamvu abashishoje nkamwe mumaze kuminuza muri ayo mateka mutakwandika nk'akantu kitwa wenda comment expliquer le génocide aux enfants. Wenda nzi ko hari umunyarwanda wacyanditse ngira ngo Abautawa yanditse agatabo comment expliquer le génocide aux enfants, ariko narakabonye nsanga harimo bimwe bisa naho bisa n'ibindi byinshi byanditswe. Ibyo kibazo rero n'abazungu barakibaza, uretse n'abana barakubaza, abazungu barakubaza ariko bigute umuntu abyuka akagutema mwarakuranye mwarawanye. Ibyo byose rero gusimplifia histoire y'u Rwanda, gusobanurira abantu bakubaza icyateye jenoside biraruhije. Ariko ngira ngo abantu nkamwe mujejutse ngira ngo mwisizeho agatabo kanga n'urwara nka bwa bundi bwigisha abana, yadufasha nko muri za communauté zirimo abana benshi barokotse. Ako naka wari wagishubije, ariko nagira ngo numve niba ibyo bintu ku buryo technique professionnel abantu nkamwe mutashyira hamwe mukandika akantu kameje kajya gafasha ababyeyi basubiza abana cyane cyane ko izo recommandation wavuze n'ubundi nizo dukoresha kenshi tuvuga ngo hari abantu baduhemukiye, ariko bakomeza bagushinga batari kubona abantu bibana. Ibintu nk'ibyo rero biraruhanya kubisubiza abana. Cya kabiri ngira ngo mbaze, hano muri MKA dufite abantu badufasha kurwanya ihahamuka mu barokotse baba psychologist nkawe, bo bagerageje ibishoboka byose ngo batwemeze ko tugomba kubasanga tubabwira ibyatubayeho, kandi n'ibyo kuko birafasha. By'umwihariko rero wowe niba numvise neza ahantu bavuze uti hari igihe kigera ibintu by'ama flashback bikaza bikabana byinshi, ariko simbabwiye ngo nimujye kureba aba psychologist. Ubwo niho bivuze nk'umu psychologist, bivuze nk'umunyarwanda, kuko abanyarwanda ntitujye mu ba psychologist. Nk'umunyarwanda rero kandi umuprofessionnel, nagize amatsiko yo kumva nawe bivuga utyo. Ni akabazo k'amatsiko mu by'ukuri, kuko niba ntumvise nabi wabivuga uti simbabwiye ngo mwihutire mu ba psychologist. Baratugerageje, abantu tubana muri MK barabiza, abo badamu baratugerageje kandi nabo professionnel cyane, ariko bisa naho birakunda, ariko ntibikunda buri gihe. Hari ababishobora, ariko abenshi nabo byananiye kujya kureba ngo babwire ibibazo bafite. Ese strategy yakoroha kugira ngo abantu bumve ko kame mu kwegera aba psychologist mu bibazo nk'ibyo iyo byakubanye byinshi bifasha, ukareba ukuntu kwibwire wayishyira ku ruhande ko gake, wenda ugatazura uruhande ukareba aka window wanyuramo ukabegera, wabona bigufashije ukabwira n'abandi akarati bya bintu banza bifashije kuko tugiye kubaza uriya muntu. Ako karakantu k'amatsiko. Aka gatatu nako kari heavy cyane ko kumwihariko ikindeba. Ndimo gusohora igitabo cyatindijwe gato ni COVID, ariko hari ibitabo bike muri byo bari bemprimye. Muri byo harimo kimwe nahayemo umudamu aragisoma kuko nashakaga feedback zabo kugira ngo ndangize neza burundu ibyo nari ndimo. Umwe mu badamu rero wagisomye kuko nafashije sujet iruhije cyane mu by'ukuri yerekeranye n'abadamu bafashwe ku ngufu muri genocide. Uwo mudamu rero yagize abantu bo mu muryango we bafashwe nk'uko twese twabagize, kandi abizi neza kuko yabihagaze. Amaze gusoma iki gitabo nagize ubwoba kuko iyo duhuye mbona asa naho yahamutse kurushaho aho amariye gusa. Arambwira ati ibintu wavuze muri kiriya gitabo
ati birakomeye cyane ati kuko hari byinshi abantu baryamanye mu ngo zabo bisa n'ibyo wanditse nk'aho wari uri kumwe nabo ati nibaza ikintu bizabyutse uko kingana umunsi bazagisoma ati kuko hari benshi wavugiye ibintu nk'aho wari uhari ati nkanjye byankozeho kuko nabonye ibintu bisa exactly nk'ibyo nzi byabaye nk'uwo muntu ko ntari umusayikologisite kandi ko akunze kumvugisha ngisha inama mbaza igituma nanditse ibi igituma navuze ibi ntabirwanya aremera ko byari ngombwa kubyandika ariko mbona ko byamuhuhuye bikamuvana naho yari ese wangira inama ki nzafasha uwo muntu waramaze arakoze cyane Artemo ngewe ikintu cya mbere ubundi normalement ukuntu duprekoniza psychanalyse cyangwa se psychologie psychotherapeutique zindi zose ziprekoniza imibanire y'ababyeyi n'abana zishingira ku kintu cyerekera iyo wabaye umubyeyi wirinda kubeshya umuntu yirinda kubeshya ahubwo yiga de technique za communication n'uwo arimo kubwira cyane cyane kuremera umuntu wawe kuremera umwana wawe cyane cyane ku meza ukamubaza uti kubana nawe kenshi umukontorora ukamubaza uti wiri ute umbere ute nawe ibibazo afite akabikubaza ubwo nk'iyo umwana muto kubajije ati sogokuru yagiye hari abenshi bababwira bati ubu ngubu ari kumwe n'Imana ari kumwe na bikaba birenze imyaka wa mwana kongera uko nawe repertoire yo mu mutwe igenda yiyongera neko agenda arushaho kumiskira ikibazo muri kwa kumiskira ikibazo nuko yagiye akura ariko kenshi na kenshi uko agenda za iyo wicaranye nawe iyo wabonye akanya ukagenda umubaza usonda iteka ryose ugenda wumva hari nk'igihe usanga abantu bafite des troubles de stress post-traumatique kumva ikintu gisa nkaho kibabaje bisa nkaho bimuvuna abatarabashe kubikoresha cyangwa se abatarabashe kubona umwanya wo kubasha kubiganira noneho ugasanga uwa muntu afite ikibazo hakaba n'ikindi kintu cyo kutagira des émotions atabasha kugaragaza des émotions de plaisir bigatera un vide dans l'enfant uko wa mwana ubona abandi mu mayandi mafamiye hari abana baza bafite utaramenyerejwe ya sentiment de joie sentiment de plaisir kubera iki transmission w'amabyeyi umwana kubaho bitewe na schéma psychique akura ku babyeyi bombi urukundo ni iki ugasanga ari ababyeyi babiri bafite icyo kibazo cyo kuba batarakoresha ntuza wa muri routine y'akazi ugasanga wa muntu hari akantabura n'undi iba muri wa muntu ndetse bya bintu bigahora iteka ryose bigira ama repercussion muri repertoire mo kugenda uha kagatagatifu mwabyaye kuba ngo rero uyu mwana rimwe na rimwe tumutransmeta uburyo bwacu bwo kubaho burimo trauma ihishe nawe ikazageraho ikagera kuri we yaragize amplification agashaka iteka akahinduka le symptôme de la famille n'uvuga ngo ni uhinduka symptôme n'uvuga ngo symptôme ntazigaragaza gusa ahubwo we hinduka na symptôme ya famille rimwe na rimwe bikagutera umwana bikamutera kutabasha kuvuga ku gihe agombera kuvuga rimwe na rimwe ugasanga bimuteye umujinya urengeje uhagije rimwe na rimwe ugasanga afite icyo bita cyo guhera muri we kenshi ugasanga rimwe na ubundi akahinduka agafata ikintu cyitwa mediation thérapeutique iyo kudevelopa des talents za créativité zisohora bimwe muri ya incompréhension muri ya vide ababyeyi bamutransmese aha rero iki cyaba ikindi kiganiro ugiye kunyinjiza cyane mu kureba abapsikologe iyo ugiye kureba umuntu kaza ukamubwira akakumva akagutega amatwi iyo adafite ubushobozi bwo kugira icyo agufasha kuko rimwe na rimwe iyo umuntu aguteza amatwi akanakumva hari aho bigera akakubwira ati yewe ibi bintu byo kureba umuntu ubifitemo ubushobozi wa muntu ubifitemo ubushobozi icyo nababwiriraga ngo wabanje kunyura kuri uwo muntu akakohereza kuri wa wundi murabitinyuka kubera ko iyo ugenda umuha gahoro gahoro yo kubasha kuvuga birya bintu ibyari bikomeye ukamufasha kubidezamorusa
none ukuvuga ngo ni ukureba umuntu uzi culture yawe utagusubirisha ngo nawe amenye we ikintu abagufasha ni ukugufasha kureba muri bya byumba bigize nuza aho biri kubimanuramo kubitura hasi ahari igikomere kugufasha kugisikatiriza soigneusement izo situation abazi ukuntu aza kuzizamursa kuziha amortissement noneho zikagufasha kubana nazo zigufitiye akamaro kagufasha guhagarara bwuma nawe usumare mu buzima ugomba guhagarara nabwo bwa buri munsi. Ikindi rero hanga preparation nk'uwo mu mama ikintu cya mbere nk'ubu kujya muri commemoration twagerageje kubwira abantu tuti mwuka byaramwe mujye mutegura abantu baza muri commemoration kuko amakuru twumvira muri commemoration ari umuntu afata decision ati ngiye kuvuga ibyambayeho ibyo byakubayeho uwo muntu atarigeze yumva undi muntu abivuga bitangira guhinduka shock yo shock ikaza guhinduka très dangereux cyangwa se kuri wa wundi noneho wabibayemo nawe bigahinduka bikabyara eko byabyara eko bigahita bigusa nkaho bigutegura bikakurusha ingufu bikagushyira dans un état de morbidité mu burwayi. Byiza rero mbere yuko habaho commemoration iteka ryose hajya habaho icyo bita preparation y'abantu y'ama emotion bashobora kwitegura y'ama emotion uti mushobora kuzabwirwa ibi ushobora kuzibutswa ibi ushobora kuzibutsa eski ibi ngibi bigakorwa n'umuprofessionnel aho ngaho nta kundi byagenda yabikora no mu magroupe de parole ni nko kukubwira bati mugiye ku rugamba ariko ku rugamba ntago barasa amashaza icyo gihe rero ugenda uzi icyo wiyangaje icyo gihe rero ni icyo bita sensibilisation. Nyuma rero yabyo nabyo kumva bya bindi bikomeye akorerwa ikintu cyitwa kumuha espace yo kubasha kuvuga ibyamubayeho situye y'exprimer des émotions. Ukuvuga ngo rero ku bitabo nk'ibyo ngibyo birimo ndagira ngo mvuge ikintu cyitwa gufata ku ngufu haba ku mugore je regrette haba no ku mugabo. Amaka menshi abantu bahura nayo mu bagabo bahuye niho nanabonye ko c'est très lourd mu bagabo bahuye ni ikibazo cyo gufatwa kwa ku ngufu bagakoreshwa umubonano mu buryo badasanzwe bamenyereye bibahindukira shock traumatique. Ibaze nk'umumama cyangwa umukobwa cyangwa umwana wabikorewe musigiye igikomere gihinduka nibanga kuko rimwe na rimwe noneho kiba cyatangiye gufata icyo bita sa dignité abatazigera aganira. Ugize courage akabibwira umuntu akoreshwa akabibwira umupsychothérapeute baragufasha ukabisohoka ariko ni ikintu gikomeye cyane nicyo kintu kiri sensible rero kucyandikaho kubakoresha za ama interview kubakoresha kugufasha kugikosora n'uwo muntu nawe no kumumenyereza kumufasha kumubwira akaguha ukamumenyereza ibyo agiye guhura nabyo kuko nawe ndakeka cyane ko kubyandika heka ko hari amahistoire amwe usigaye uryama ntakorohere akugora cyane kuko na amahistoire amwe namwe ni ibintu bibi kandi mboneyo kugushimira kubera ko ibi nitutabivuga ari twebwe nitutabitinyuka kubyafronta n'urugamba ni nko kujya gusukura inzu irimo za miyante tuzi ko bishobora kwica abana bacu bishobora kwica abacu ukavuga utereka nambare maske n'iki ngende maremo ya miyante mu nzu yanjye mishyira hanze yanzu izabe nyabagendwa n'ibinanyisha bizakanantera kanseri hari abo nzaba ndamiye bandi batazicwa nabyo. Ni courage vraiment je trouve l'occasion yo kugushimira kuko kwandika kuri biriya bintu abantu benshi ntibazi l'ampleur yo gufatwa ku ngufu k'umutegarugori n'undi wese ubikoreshejwe n'amahano
ni amahano ikintu kitabayeho avec consentement ni amahano image bisigira umuntu icyo bita intrusion psychique muri intrapsychique ihora ari birankoma ndumva hari umukobwa hano ubajije cyangwa se umugabo ubajije ibijyanye nabyo gufata ku mvugo kenshi bitera isoni gutanga ubuhamya nanone bisaba nanone ko uba wabiteguriwe hari igihe biba spontane ariko bisaba ini suivi nanone ishobora gutuma abantu bagera kuko arafe ubu byukije ibintu bibi byinshi finana mushobora kutazabasha gukontorora bikaba byagubera ingorane. Murakoze cyane Albert. Nari mbonye hari abandi bashaka kubaza ibibazo nimba babinyandikira hano birimo biradutungura urabona ko ibyuma birimo bidutengura rimwe rimwe hamitinga umuntu bikagenda byose mwabinyandikira cyangwa mukabishyira kuri chat hariya hanyuma Albert agasubiza. Nawe dusigaranye umwanya mutoya tukareba nimba hari icyo twajya ku yindi topic. Nkaka wari ufite umwanya w'ikibazo Damien niba wakinyandikira nagerageje ndabona bikunze wavuga. Yego ndakumva. Okay, sorry. Uranyumva se? Cyane rwose. turakumva Damien. Okay, urabona ikibazo nuko ikiganiro nakimenye ntinze ariko ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo kirekire nk'ibyo Gakwaya amaze kuvuga none ahangaha abafashwe ku ngufu mu bibazo byose byo muri Afurika by'intambara no ku isi twari tumenyereye abagore baba victim kuri iki kibazo, ariko twaje kumenya ko mu Rwanda habayeho na victim zafashwe, abantu bafashwe ku ngufu abana b'abahungu kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 15 bafashwe ku ngufu, bakorewe ihohoterwa, babana nabyo ku buryo bukomeye cyane, kandi ibyo bintu ntabwo byigeze bimenyekana muri sosiyete nyarwanda. Nubwo ari ubupfura bukeya kuvuga abakobwa bacu, bashiki bacu, bamama bacu bahohotewe bana bakageni, ntabwo nzi Gakwaya cyangwa abandi babahanga bahari hano icyo bazafasha iyo sosiyete y'abahungu bahohotewe ku buryo bukomeye cyane kandi babana n'ubwo butindi mu maraso mabi n'ubwo bugome bakorewe. Ninza kubona akanya hari nubwo wenda ikiganiro cyanyuma tugiye kigufi aho nakimenyeye nariko kongera kandi kantu kamwe ariko bitaye nonaha ngiza amahirwe. Murakoze. Murakoze cyane Damien na Musoni. Damien, iki kibazo ubajije ku buryo bubabaje ibingibi nabyo byaramenyekanye kuko byabayeho, bitavuze ko bubabaje cyane kurusha bw'abategarugori n'abari bagiye bahura n'izi ngorane, gusa bisa fonctionne de décence mu buryo bumwe, akababaro kabyo kagira ingufu cyane ku muntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo iyo wakoreshejwe ikintu bihindura icyo bita imitekerereze yawe wagombaga kuzagera, bituma biguha inotre orientation y'ubuzima mu gihe kizakurikiraho. Ya intrusion iba yarakwinjiye mu kubikoreshwa muri urwo rwego byose. Rero nkuko nababwiye, ikintu icyo ari cyo cyose nubwo wenda biba byarabereye nko ku rwungano kuri ruriya rwungano twavuze rw'ibitsina, twongere twibukiranye ko byose ni ibikorwa bibera mu mutwe, biba birimo kuberamo imiliation ya negation y'umuntu. Mbere ko hari umuntu ugeze kumbwira ati n'abantu bamaze imyaka 26 bakaba badashobora kuvuga ibyabayeho cyangwa yajya kubivuga yiteguye kubibaza no kubivuga akaza kupire muri we bigahagarara, arambajije ngo mbese uwo muntu yavurwa agakira. Ese ni iyihe nama mwamugira n'iki mwamurangira kugira ngo azabashe umwanya wo kuvuga ibintu bahise babinyandikira nanga. Ikindi aramwe nk'umuntu utarabasha kurira kandi abishaka,
buriho kumva ashaka kureba kumva bitaramukundira na rimwe. Ese uwo muntu hari icyo mwamufasha kugira ngo nawe azagire ayo mahirwe yo ifu gutinyuka sina ngombwa kubivugira ku karubanda, ushobora no kubyandika, wabyandika gahoro ukagenda ugakora ifu gukora un cahier de vie, ikaye récit ya vie y'ubuzima bwawe, aho wowe uri hagati nka acteur principal. Icyo gihe rero tu t'en sors, urahasohoka warangiza ubuzima bugahinduka umunyenga, ukajya wirirwa ugenda ku izuba ry'Uwiteka warasubiranye de fonction wagiye wibuza mu gihe kirekire. Ugasanga hari igihe uhora wishinja ibintu udafite ahantu uhuriye nabyo. Uvuga ngo rero iyo ubashije kujya kubikoreshaho ukabiganira ukabigira gute, kuko cerveau irwitereta données zose muri za données ukayohereza agapapuro ko muri Word murakaza ilete urimo kwandika, ukajya ubona computer yashyushye, aho harimo ikivirusi kinini kirimo kurya izindi fishe cyayimaze igashyuha kikanayizimya, ukavuga ngo urupapuro rwa Word ndimo gutereta nirwo rwonyine rurimo kwica computer. Iyo utagiye kubirebesha rero kwa informaticien ya computer igeraho ikazarangira yose. Il faut kujya kuriberesha des espaces de RAM, amatraitement, processeur n'iki, ndabigereranya na computer ku mutwe wacu, computer yakozwe nk'umutwe wacu. Ni ibyo ngibyo rero nshaka kugira ngo uwo ari we wese akora uko ashoboye, yumve ko uko wajya gukoresha imodoka, umuntu si ikibaho, umuntu si icyuma, ushobora kugenda ukabwira umuntu uti ndashaka kukubwira ibinyerekeye, akagutega amatwi. Kurira abantu benshi bakeka ko ari byo bivura, ariko burya amafonction yose, ama emotion yose agira fonction. Nk'ubwoba babizi ko bugufasha ntibujye bujya ku ruhande rw'umugizi wa nabi, burakufasha bukakurengera, bukakurinda, bukaguproteja, bukanagusinyana danje ishobora kuza. Expression y'ama emotion nko kurira, nko kugira gute, nabyo bifasha liberation y'ama cortisol abari muri tension ya stress yo kwiruguje ibyo bintu. Bishoboka cyane iyo ubashije gupfumura cya kintuza ukabasha ugira ngo urebe ikintu bitse muri wowe, kuko buri gihe wari wese uremerewe ababyumva. Hari ikintu cyitwa umuco wacu watubuzaga ngo kurira ngo umugabo, ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Biriya nibyo ariko rimwe na rimwe umuco urevuriwa, ifoko ubu mugana abantu bitsinda, ariko dans des contextes nk'izi spécial genocide ni genocide, ntaho ni ikintu kidasanzwe, ntabwo umuco wacu warigeze witeganya, hano gutwa tuzi ko tuzayihura nayo. Kuvuga ngo rero ni ibintu bikomeye. Hari akantu ushaka kuvuga ndangiza. Hari abantu, umuntu wumva yarabaye umusirikare, deja la guerre y'ubwayo ya liberation, urwano ujya kuramira, kuko abarwanaga benshi barabaga bafite bene wabo. Deja la guerre c'est on affronte la mort, les bombardements iki urwana n'abantu. Deja za mission zo kurokora abantu, murwana n'abantu benshi, igihugu cyose gifite imbunda n'amagrenade, nabyo byagaragazaga ko umuntu yagomba kugira ubwo bwoba bwagize effet kuri buri muntu ari wese. Nawe abagomba kwegera abo bantu akagenda bo bahuje ya ntambara, bakaganira bati twahuye n'ibindi muribuka bijya bintu. Iyo bashe kubiganira byibura mukibuka ko kuri buri munota, buri saha, buri munota hari umuntu wabaga apfuye, mwabaga muri kumwe. Ko tutibagirwa umusirikare wabaga bavuga ati reka ndwanirire ishyaka njye kuramira bari abantu, hari abantu tuharwane, bari abantu tubarokore. Yarangiza agahura na image traumatique, gusanga umuntu utemye arimo gupfa, gusanga bapfa. Uwo muntu ntabwo si igiti, nawe ni umuntu. Ifoko ni ujya ubona afite umujinya, ujya ubona afite ikintu ukajya wiruka guseka ngo uriya muntu ngo yitangiye inzoga, uriya muntu ni umuntu udashobotse, agira umujinya, ni umunyamusozi. No seulement nawe upfushije abe, mais surtout
yararwanaga yahuye n'ibyo bintu ibyo ari byo byose, ni uruhurirane rw'ibintu. Hari benshi be batabasha gushyingura, ni double post traumatic stress disorder, noneho hakabaho n'ibyo bintu bya day traumatic y'abantu be, noneho bikaba byarabayeho abenshi ntazi nuko banapfuye. Ubwo rero ndagira ngo tugerageze kwikuramo kuba ba superhome cyangwa ba Spiderman cyangwa se ba Robocop, tugerageze kumva ko dufite umubiri nk'uw'abantu, noneho ducishe bugufi tunyura mu nzira itworohereza, noneho twongere dusubire ku murongo, dushaka uburyo bwo kubaho, dushake amafaranga, tunafatikanye, tugabanye ibintu by'amayego yo kwirirwa tubwirana nabi. Hari ibintu abantu hamwe na bamwe by'amafrustration, ugasanga abantu barabwirana nabi, baravugana nabi, biba biteye isoni kubona abantu bahujwe n'urupfu, bahujwe n'ibintu bibi, bakora ibintu bigize. Ni naho bihera abantu biyubaka, uko ambasaderi yatubwiraga, bakazaba abantu bagize, bakanatanga inirigne de conduite isa nk'iy'abakurambere, uko bavugaga kuba inyangamugayo, tukaharanira kuba abasaje muri sosiyete zacu. Murakoze. Urakoze cyane Robert. Hari umuntu unyandikiye, ntabwo najya nabajije ikibazo cye, araba ari buze kunkubita parce que ukeneye no kuruhuka ugafata amazi, amasaha twari twihaye ndabona arimo agenda. Umuntu arambajije ngo ko umuco w'Abanyarwanda ari orale, bavugana umwe kuri umwe, abwira mugenzi we, ngo mbese mu myaka 100 abarokotse iyo jenoside cyangwa ababaye muri jenoside yakorewe Abatutsi batakiriho, generasiyo zizaza iyo traumatisme izazigeraho. niyo mpamvu twateguye ikintu nababwiye ngo buri muntu wese bibaye byiza yakora un récit de vie y'ubuzima bwe. Rimwe na rimwe rero ukaza no gukora na histoire ushobora kuzatransmeta bawe, iyo histoire ikazaba ikri. Ni ikintu kigize muri ya tradition orale rero, iyo utabikoresheje rimwe na rimwe utransmeta nyine ya vide, utransmeta za incomprehension w'abana bawe. Rimwe na rimwe ukazasanga generation nk'eshanu zakurikiye wa muntu ziba mu bintu bimeze nka malediction. Nuko nguko abantu benshi nk'amafamiye amwe n'amwe y'abantu bagiye dans des familles des Arméniens bagiye bahishwa ibyabayeho kubera ko nta wabyemeye, nta wagize gute, bagiye bakubitwa n'inkuba ku buryo ubu amageneration ariho ubu ngubu niyo arimo kugerageza kureconstituer l'histoire yabo, noneho bazageraho bareconstituer. Ubu twebwe twagize amahirwe, hari nk'abantu batangiye gutekereza ibyo bintu, guhisura wa muntu wacu dukorera commemoration, kumuhisura. Urumva ubu ngubu twe twatangiye kumuhisura, kumuha qualité, kumuha valeur. Ariko Abarmeniye bo barabibujijwe, bagize gute, usanga bari iyo muganiriye kuri jenoside wawe bibi ikibazo. Hari abakikomeza kumbaza ibibazo, sinzi uko ndibuze kubigenza, ntabwo nshaka banyandikira nta kibazo. Hari ikibazo kimwe bambajije, umuntu ambajije arambwiye ngo nkawe nanjye n'abandi bambure baje yahereje, ese hari ingamba mufite zo gutegura abantu bashobora guhugura abandi mu ihungabana nk'abamambure bahereje cyangwa ari abantu bacu bo mu byaro, mukagera mukabegera mukabashyiramo amahugurwa yo guhugura abandi kugira ngo nabo bazajye babafasha mu gihe nk'iki cyunamo. Ikindi ngo ibikomere by'abantu ko bisumbana, ese iyo muhugura abo bantu mubaha impamba cyangwa ubushobozi cyangwa ubumenyi bwo gufasha abantu mu buryo butandukanye? Ndumva ari icyo abajije Sandra. Hanyuma mujya kuvuga nkaribanza, reka nsoze ku kindi kibazo nsorezaho. Njye nkibaza ndavuga ngo turi muri transmission ya memoire, nibyo tuvuga kenshi turavuga kwandika, turavuga kubika amateka, turavuga za traduction orale, tugenda tuvuga no ibyo bintu byose turimo turabivuga kugira ngo generation zizabyumve, zizamenye ko jenoside yabayeho. Ese ko hari abantu nabo bafite indi volet yo guhakanira jenoside ko yabayeho, ni iki twakora? Ni hehe bihuriye namwe nk'abapsikologe, ni hehe bihuriye n'imyumvire y'abantu ku buryo abo ngabo nabo bakwegerwa bakigishwa ku buryo
aho kugira ngo bavuge cyangwa bahakane cyangwa bapfobye, ahubwo baba mu bagendana natwe kugira ngo twigishe abantu iyo jenoside yakorewe abatutsi ikomeze yo kwibagirana cyangwa yo kugira ibindi bice byinshi bigenda bibikomokaho. Ese hari icyo mwebwe nk'abapsikologe cyangwa abapsikoterapeute mwakora kugira ngo abo bantu begerwe bagire icyo bafashwa kugira ngo twese end results zizabe zimwe? Akaba ari nayo kibazo topic tugiye gufata hanyuma tugakomeza. Urakoze cyane ku cyerekeranye na JRG cyo hari centre yakozwe n'anayisuye ibi Bugesera mu Bugesera ishinzwe ikintu kitwa healing, kumva gutega amatwi ndetse na za psychotherapy no gutegurira abantu kwinjira muri commemoration. Mu Rwanda byo kamembe babigeze kure, JRG yarabikoze, iyo centre yarayikoze imaze igihe, ndetse na centre nini bakora n'amadesante mu biturage henshi. Malheureusement muno mwakagene nkuko covid itigeze twemerera kubikora ntabwo byabayeho, ariko uko byari bimeze bo bari baranatangiye na gahunda nyine yo gutegurira abantu kwinjira muri commemoration kugira ngo hatazagera ingorane zongera kubaho bikagabanya amaka ya roshite cyangwa se ya colonisation des troubles de stress post traumatique, bikanagabanya n'ubukana noneho bw'amadeye compliqué, kuko rimwe na rimwe habayeho bya bindi byose y'amarituwere bikozwe n'abantu muri kumwe mushyize hamwe birakorwa. Ndetse noneho mu rwego rw'amafamiye habaho ibiganiro bya nimugoroba byo kongera gusubiza umuntu, nabo barimo gutangira ya processus ndende yo kongera gusubiza umuntu abishwe nabi, abahemukiwe, twari dutangiye kwibagirwa, umuntu atakibuka, none ukongera kubasubiza image, kwibuka de bonne qualité zabo. Hari ikibazo ubajije cyerekeranye n'ibi bya memoire. Iyo ugiye muri processus thérapeutique cyangwa processus d'analyse, ikintu cya mbere uhura nacyo ni ukugenda wimaramo akantu ko kubeshya. Usanga ihwa rya mbere ritubamo ya mekanisme abantu baba baragiye badevelopa ni ukutera ikinyoma, ukabeshya akanyoma kakaba facile, iyo ikintu kigenda kivaho. Ariko iyo kivuyeho nibwo utangira kureconstruiza l'histoire solide. Ya histoire solide ikaba ariyo yizahinduka amateka yawe, ya mateka yawe ukazayatransmit umuntu atarimo amabanga, aho wumva udashaka kuvuga ntuhavuga, ariko ntihanagutere n'ipfunwe kubera ko uhibikiye, kubera ko wabashije kuhordona ukahabika neza, ukabana nabo abawe ukababikira amateka, ndetse byabara ngombwa ukanayandika, ukabika ibintu byawe bwite. Ugomba kubika ibyawe nko kubika konte, kubika iki n'utubaruwa abantu kera babikaga amabaruwa yabo. Noneho rero jenoside murazi neza, twese twumvikane, jenoside iyo ubwayo irivugira. Nidutangira kumaramo twa tuntu two kugira ama hesitation kubera ko twatangiye kugira trou de mémoire, wavuga ikintu ugasanga hari ahantu ubura, hari ibintu uvuga bitari koera, icyo gihe byaratangiye kugaruka, byarasuye mu murongo, ukavuga histoire ivuga ukuri, una wa wundi noneho bimuhuza n'ukuri, ndetse bikanamufasha vers un processus ya réconciliation, kuko ntitugomba kugira u Rwanda rubamo abantu bahanganye gusa. Ukurumva twese tugomba gushengera kuri kwa kuri, uko kuri tugukura he muri yanzira ya processus. Leta Rwanda yatangiye kubereka ko nta muntu biruka, nta muntu bazize icyaha atakoze, abagikora. Igitangaje nuko justement harimo bamwe baramburigade muri iyo circuit batangiye gukora ibyo bintu, ariko amateka azageraho ajyagira natwe ntitujye tubabwira ibintu bifite coherence. Murakoze. Yego. Murakoze. Murakoze.